nitegereza ndumva ibiba muri iyi si biberaho kwigisha umuntu, ntitugishimishwa no kuyoborwa na Yesu. Nukuri birababaje, umuntu arabyuka mbere yo gushima Imana iyo yamurinze ibihe byose, akabatura telefone agasoma cyangwa akandika ubutumwa. Ibigirwamana mu mitima ni byinshi, ibyo turutisha Imana byose. Turapfapfana muri byinshi cyane, bitandukanye tubabarire, ariko nitwirengagije ko udufite ububasha bwose. Dore guhindukira no guhinduka Mana, bityo tubabawe by'ukuri. Tugirire impuhwe zawe bambe, maze utwirokorere. Turapfapfana muri byinshi cyane, bitandukanye tubabarire, ariko nitwirengagije ko udufite ububasha bwose. Dore guhindukira no guhinduka Mana, bityo tubabawe by'ukuri. Uzitegereze ibiba mu nzu y'Imana, twaragenderewe ubu Satani araganje. Usanga bamwe bari kuri WhatsApp, Facebook n'ibindi, abizera bamwe ubu bahindutse bamesera kenda njyaho abandi bari, abandi ni nk'ibyapa biyobora abagenzi, nyamara ibivaho biri. Ubukirisitu bw'abizera bamwe burimo gukura nk'isabune, abandi bakingura neza kandi mw'itorero ndakunzwe, kandi imirimo n'itsindishiriza umuntu. Tugirire impuhwe zawe bambe, maze utwirokorere. Turapfapfana muri byinshi cyane, bitandukanye tubabarire, ariko nitwirengagije ko udufite ububasha bwose. Dore guhindukira no guhinduka Mana,
no guhindura